Ikaze. Abahanga batubwira yuko gutakaza ibiro ari umusaruro wa 80% y'ibyo umuntu arya na 20% y'uburyo anyeganyeza mu mubiri. Bivuga yuko niba umuntu ashaka guta ibiro agomba kwita cyane ku mafunguro afata. Ni ukuyitaho ukita ku bwiza bwayo qualité ariko ukanita ku ngano yayo quantité. Kuko nkuko tubizi kugira ngo umuntu ate ibiro ni uko amakalori winjiza avuye mu mafunguro aba ari make ugereranyije n'amakalori umubiri wawe ukeneye kugira ngo ukore umunsi ku munsi. Ariko ibi ngibi ni ukubikora witonze kuko nkuko mubyibuka mu kiganiro cy'ubushize ntabwo umuntu akwiye kwiyicisha inzara ahubwo hari ikigero runaka uba ugomba gufatira ayo mafunguro kugira ngo umubiri wawe utaza kugira ngo watewe ugafata izindi ngamba ariko kandi ukagenda utakaza ibiro buhoro buhoro ukazagera kuri bya biro wifuza. Detaye kuri ibyo ngibyo wenda mushobora kubibona mu kiganiro cy'ubushize. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri uburyo umuntu akwiye kubaramo amakalori kugira ngo umenye amakalori ukwiye kwinjiza, ingano y'amafunguro ukwiye gufata nimba ushaka guta ibiro ku buryo burambye, utabitaye uyu munsi ngo nyuma y'amezi 3 byongere bigaruke, bigenda gake gake ariko ukabitakaza ku buryo bwa burundu. Kubera yuko ibi ngibi uba ugiye kubikora mu buryo bw'ubuzima bwawe bwose. Kugira ngo rero umenye umubare w'amakalori ukeneye kugira ngo uta ibiro bisaba kubibara. Ushobora kubibara unyuze ku mbuga zitandukanye ziba zifite ayo makalkulatrice cyangwa se ugashaka na application zibibara. Ku musozo w'iki kiganiro ndaza kukwereka ama application ashobora kugufasha cyane kugira ngo ibintu byo kubara amakalori bikorohere. Umaze kumenya amakalori ukeneye ubone n'uburyo ubara amakalori ari mu mafunguro ufashe, kuko ntago wajya ujya kurya ngo nurangiza buri gihe ugiye kuri Google ugiye kubara n'iki. Ariko ufite application uzuzamo ingano y'amafunguro wafashe kagufasha kumenya aho umunsi wawe ugeze. Ya muri telefone yawe muri Google wandikemo ngo calculer son métabolisme de base. Noneho ibiri buze uhitemo harahanditse ngo calculer son IMC. Hari utuziga turiho amabara. Uzuzamo amakuru bitewe uburebure bwawe muri santimetre, ushyireho n'ibiro byawe, ushyireho n'imyaka yawe, noneho uhitemo nimba uri umugabo cyangwa se nimba ari umugore, noneho nurangiza ukande hara kuri calculer urahita ubona igisubizo. Ubwo metabolisme de base yawe ni 1789 niyo kalori umubiri wawe ukeneye, niyo waba uryamye nta kindi kintu ukoze, mbega nizo mbaraga cyangwa se niyo mashanyarazi, nizo ngufu umubiri wawe ukoresha kugira ngo uhumeke, kugira ngo inyama zawe zo mu nda zikore, kugira ngo ubwonko bwawe bukore, utabyutse utanyeganyeze, ntari amakalori umubiri wawe uba ukoresha. Noneho kugira ngo umenye amakalori, noneho uburyo wabara deficit calorique yawe kugira ngo umenye amakalori ugomba kurya kugira ngo utakaze ibiro, ahangaha kuri metabolisme de base turaza kongeraho ikindi kintu. Niba uri umuntu utajya ukora siporo na rimwe kandi nta n'ibintu bisaba imbaraga nyinshi ukora, ubwo uri mu cyiciro cy'abitwa sédentaire. Niba ukora siporo wenda hagati y'ishimwe n'eshatu mu cyumweru cyangwa se unyeganyega gakeya ushaka kugenda n'amaguru iminota 15, ubwo urajya mu kigero cy'abo bita légèrement actif. Niba uri umuntu ukora siporo hejuru y'inshuro 3 mu cyumweru cyangwa se ushobora kugenda n'amaguru hejuru y'iminota 30, ubwo barakubara mu bari active. Niba ukora siporo ku buryo buhoraho cyangwa se ukora akazi gasaba imbaraga cyangwa se ukunda kugenda n'amaguru mu gihe kirekire, ubwo wowe turakubara mu bo bita très actif. Niba rero uri umuntu ukora siporo by'umwuga cyangwa se ukora akazi k'ingufu nyinshi, ubwo tukubarira mu cyiciro cy'abitwa extrêmement actif. Ibi ngibi cyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo amakalori yawe ukeneye ku munsi ni ayangaya ubona muri imbonera hamwe bitewe n'icyiciro wisanzemo. Tuvuga urugero niba wisanze muri babandi bari légèrement actif, ni ukuvuga abandi bakora siporo byibura 3 mu cyumweru, ubwo ukeneye 2460 bya kalori kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Ubwo rero nushaka guta ibiro, gukora deficit calorique, ni ukugabanya
kuri izo kalori. Ushobora kugahita uvuga uti ibyo biroroshye guhita mva ku 2400 wenda nkajya ku 1400. Ntabwo ari byo. Abahanga batubwira yuko ibyiza ari uko wagabanya byibura hagati ya 15% na 20% ya kalori zawe, akaba arizo ugabanyaho kugira ngo ubashe gukora deficit calorique. Bitari ibyo umubiri wawe ushobora kugira ikibazo ukagira ngo hateye inzara, ukagabanya naho ibyo ukoresha, cyangwa se ugata ibiro yego mu minsi ya mbere, ariko nyuma yaho umubiri wawe wazongera gusubira kuri kalori zisanzwe nyinshi, umubiri wawe ugasubirana bya biro byose wataye. Ni byiza rero gukora deficit ntoya kuko izagufasha gutakaza ibiro buhoro buhoro, ariko mu buryo burambye, kandi nta kintu na kimwe utwaye umubiri wawe utawukanze cyangwa se ngo uwutere guhindura imikorere. Reka dukore deficit calorique yafasha uyu muntu guta ibiro. Dukuremo 20% ingana na makalori 492. Ni ukuvuga yuko uyu muntu yarya amakalori 1968 akabasha guta ibiro neza nta kibazo. Ni ukuvuga wenda tuvanyemo ibice, wenda ni ukuvuga hagati y'amakalori 1850 n'amakalori 1950 yati. Hari abantu benshi uzabona bakubwira ngo ntago ukeneye kubara amakalori kugira ngo utibiro, ngo kubara amakalori bishobora gutera indwara zirimo za trouble du comportement alimentaire zimwe navuze muri cya kiganiro cy'ubushize. Ariko mu by'ukuri iyo ukurikiye neza ibyo bari kukubwira, n'ubundi ku musozo usanga ibyo bari kukubwira nabyo ari ubundi buryo wenda bwo kubaramo amakalori. Ngufata umunzani upime cyangwa se ibikombe byabugenewe upime, ariko n'ubundi uzayapima mu bundi buryo, kuko hari uburyo bwinshi bwo kuyapima, kuko nta yindi shortcut, nta yindi nzira wanyuramo kereka uramutse ufite ikindi kibazo cy'uburwayi. Mu gihe nta kindi kibazo ufite cy'uburwayi, hari indwara zitandukanye zishobora gutuma udata ibiro, harimo thyroid yawe idakora neza, harimo kugira ikibazo cya resistance kuri insuline, hari SOPK, hari izindi ndwara nyinshi umuntu ashobora kuba afite zishobora kuba intandaro yo gutuma udata ibiro mu buryo buri normal. Ariko ubundi muri rusange kugira ngo umuntu ate ibiro nuko bari muri deficit calorique, ni ukuvuga ngo amakalori yinjiza mu mafunguro ari make ugereranyije n'amakalori umubiri wawe ukeneye, ariko icyuho kibe ari kinini cyane nkuko twabibonye ubushize. Ubwo rero nubwo yakubwira ngo urumva ngiye kukwereka uburyo muri ubigenze ngo utabaza amakalori, ubirebye neza n'ubundi umusaruro uzabona ari uko nyine n'ubundi byinjiye biruta ibyo umubiri ukoresha. Abantu benshi iyo bumvishe ngo gupima umunzani, ibikombe, bumva ari ibintu bikomeye cyane, ariko niba ubabajwe n'ibiro, niba wifuza guta ibiro, ugomba kunyura muri iyo nzira uko byagenda kose. Ushobora gupimisha ijisho, cyane cyane nk'iyo utigeze ukora regime n'imwe. Iyo upimishije ijisho biraguhira, kuko ufata 1/4 cy'isahani yawe ugashyiraho imboga, ubundi 1/4 ugashyiraho ibitera imbaraga, ikindi 1/4 ugashyiraho ibyubaka umubiri. Icyo gihe rwose ubona result. Ariko nk'umuntu usanzwe ukora ama regime biba bisaba kuba précis kugira ngo umubiri wawe uwuhe ibyo ukeneye, kuko wamaze kuwucokoza. Niba ariko navuga nanone ifite ibiro byinshi ugomba guta, ibyo gupimisha ijisho biraguhira. Ariko iyo umaze guta ibiro runaka, hari igihe biba ngombwa ko noneho uba précis, niho hazamo no gupima nyirizina amakalori ukeneye kugira ngo ubashe guta ibiro ku buryo burambye. Ntago bigoye cyane, mu minsi ya mbere wenda bizakugora, ariko iyo umaze kubimenyera noneho na rya jisho ushobora kuripimisha. Waba wanagiye no muri restaurant ukamenya ingano y'ibiryo warura, ko ntago wajya muri restaurant ngo ujyane umunzani cyangwa ujyane igikombe. Kandi kuba ushaka kuboneza ibiro ntago bivuga ko utasohoka, ntago bivuga ko utajya muri restaurant, ntago bivuga ko utasangira n'abandi, ahubwo ni ukwitwararika ingano y'ibyo winjiza. Ahanga hariho usanga bimwe na rimwe byigomwa kugira ngo nyine ubashe kugabanya ayo makalori, cyane cyane nk'ibintu byo kunywa, ibintu by'imitobe, amafanta ndetse n'inzoga, ko bafite amakalori menshi. Bimwe na rimwe umuntu akwiye kubyitwararika kugira ngo ibintu bigende neza. Umaze kumenya rero deficit calorique yawe, igikurikiyeho ni ukumenya uburyo ukwiye kubara amakalori. Ndabanza kuguhumuriza, ntabwo ubuzima bwawe bwose uzajya ubara amakalori. Ni ugufata byibura icyumweru kimwe cyangwa se 2 kugira ngo ubashe kumenya ishusho cyangwa se ingano y'amafunguro ukwiye gufata kugira ngo utibire ukoresheje ubu buryo turimo bwa deficit calorique. Ubwo igikurikiyeho rero ni ugukoresha ama application agufasha kubibara kugira ngo bitaza kugutesha umutwe. Hari ama application menshi cyane atandukanye, hari ay'ubuntu, hari ayishyura, hari ibifite version y'ubuntu ishobora kugufasha ibyibanze, hari
ni menshi pe, wareba kuri Play Store ya telefone yawe ukazibona. Nakubwira nk'izitwa Yazio, My Fitness Pal, nizo abantu benshi bakunda gukoresha. Hari Food Advisor, ni nyinshi pe, ni nyinshi. Wahitamo ikoroheye akaba ari ukoresha, noneho ukazajya ubara ibyo kurya byawe kugira ngo ubare rero amakalori. Ukeneye umunzani upima amagarama cyangwa se ibikombe, measurement cup, kugira ngo ubashe kumenya neza ibyo uri bwinjize muri ya app kugira ngo ufashe kubibara. Washije kubona umunzani byaba ari akarusho kuko uba uri presi cyane, ariko n'ibikombe bishobora kugufasha. Ndagushimiye wakurikiye iki kiganiro. Nizere yuko wasobanukiwe neza uburyo ushaka kubara amakalori yawe, noneho ukabasha guta ibiro bitakugoye. Niba hari ikindi kintu wifuza ko tuzaganira muri iki kiganiro, wabitubwira muri comment. Niba udukurikiye ukaba utarakora subscribe, ndakwinginze nyaboneka kora subscribe. Hanyuma ibi tuganire niba bigushimishije, ushobora kubisangiza abagenzi bawe nabo bakaza bakabona amakuru abafasha kwiyitaho. Murakoze cyane.